tutagiye cyane mu nzira byanyuzemo ngo bikemuke, ariko byarakemutse. Hanyuma ibisigaye bifite ababishinzwe aribo bavoka nibo bari kubikurikirana. Ikindi nagira ngo mbwire abantu, nakomeje guhura n'abantu bambwira ngo pole ntabwo napfuye, nta kintu nabaye. Ibi ni ibintu bibaho, kandi kuba ngiranye kutumvikana n'umurundi umwe ntibisobanuye ko abarundi atari abantu beza. Amarangamutima nyine aranga umutima. Umuntu wese asohora ibyo avuga kuko ariko ibyo uri gutekereza n'ibyo usohora. Koko bari abantu bari bababaye, kandi rwose ndahumva cyane, nanjye nari mbabaye. Ariko nanone nyuma y'uko ibyago bitugezeho, nyuma y'uko dufite agahinda kenshi, ubuzima burakomeza. Kandi ibi nari nabitangiye namaze kwaka impushya, namaze gukora process nari ngeze kure. Iriya posta twagomba kwishyiraho umunsi basohoye ko umuhanzi wacu Ivan Buravan yitabye Imana. Turavuga tuti ntabwo twayisohora uyu munsi, reka dusibe kugira ngo tutazana ibirori kandi hari agahinda mu bantu. Bukeye hitaba Imana yanga. Umuririmbyi akomeye muri kano karere ka East Africa ariwe Gitari Wacu Bruce, abenshi bazi ku izina rya Bruce Melody. Muramubona imbere yanyu ari kumwe na manager wiwe ariwe Coach Gael. Murabona yuko mu maso bakeye, murabona yuko mu maso basa neza, murabona yuko umukeke w'ubujumbura amaze kubashika. Nuko abamenyesha amakuru mwese muri kino kibanza, biswe kandi usaba imbabazi kuri uno mwanya, ariko imbabazi ziri iwanyu, kwizera yuko mwazitugiriye, murikomera amashyi menshi kugira ngo dukangure neza. Nuko rero ni conference de presse ikaza kumara umwanya munini, iminota 30 gusa. Muri kano kanya reka duhe ijambo Coach Gael na manager atubwire icyatumye dukorera hano uno munsi, hama ibindi turaza kugenda tubandana. Murakoze. Fate mikoro cyangwa murangiza. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Turabashimiye cyane ko mwese muri hano, kandi mbanza no kubasaba imbabazi ko twakiriye gatoya, harimo benshi mwabaye ntabwo ari ukudaha agaciro cyangwa valeur ikintu ukora. Uyu munsi rero akaba yari press conference ya Bruce Melody. Bruce Melody akaba yaraje kugira ngo kuri concert anezeza abafana biwe. Turazi ko abarundi benshi baramukunda, kandi nawe akunda Burundi n'abarundi. Press conference twiteguye, hanyuma ntiyaba, ariko uyu munsi twagize kugira ngo yibe abaganirize tuganire. Sasa rero rero mbashimira cyane, nkaba mbashima cyane rero yuko mwaje muri ngaha, tuzaganira. Hanyuma kinacho tumeze bien, ikeke ni sawa, agakima ni bien. So merci beaucoup. Melody kuva muri management y'imisanzwe iri na hano mu gihugu cy'u Burundi, kari musanzwe usanga. Murakoze cyane. Ndabashimiye cyane mbere ya byose ko mwabashije kwitabira, kandi mwese ntabwo byari byoroshye ko tubabona. Hanyuma habayeho izindi mpamvu zatumye dukererwa. Nizere ko mwatubabariye, bari babanje kubivuga, MC yari yabivuze, ariko reka nanjye mbisubiremo. Nizere ko izo mbabazi mwese. Murakoze. Rero nishimiye kuba ndi mu gihugu cy'u Burundi. Hari ibyabanje, ariko ntabwo ibibazo bituma umuntu adakomeza kubaho cyangwa ngo areke ibyo yakoraga. Mwarakoze kudushyigikira, gutegura igitaramo cyatambutse no kukimenyesha abarundi bose, nabyo ndabibashimiye. Impamvu nyamukuru rero itumye turi aha ngaha nuko hari igitaramo twari dufite cyari gikwiriye kuba kiri kuba uyu munsi.
ariko nticyabashije kuba kubera ko imyiteguro itagenze neza. Rero twahisemo kukimurira ejo ku munsi wo cyumweru, hanyuma naho cyari kuzabera ntabwo byakunze ko ariho bikomeje kubera ko hari ibindi biri kuhabera. Rero twahisemo kugikorera hano kuri Zan Beach. Ubwo ayo makuru muyampere abakwiriye kuyamenya, kandi tuniteguye gusubiza ikibazo icyo ari cyo cyose muri butubaze n'itangazamakuru. Murakoze. nuko reka ikibazo bagisubiza kuko Bruce ntabwo yari ahari ngo bamenye ibyo biraba. Cyambere na mbere ntabwo dushobora kudaba abartiste kuko iyi niyo natwe industry turimo bimikunda. Akantu kabaye ejo kari akantu yuko byari kiri 50-50 ko melody yashobora kuboneka, hanyuma bati mu gihe rero melody itabonetse konsera hama abandi b'abartiste bazi bashire hamwe bamushigikire kugira bakore concert muri yiwe. Hanyuma rero melody itabonetse aboneka mu ijoro cyane, abantu twamaze kuvugana nabo, ariko twababwiye yuko ubukomero bwaje ntibigikunze kubera ko deja mu gihe twatangiye show dutevye twatangiye saa 5 mu ijoro kubera ko preparation gukora publicité mu masaha ya nyuma byari ngora. Hanyuma tubabwira ko ubwo bazoririmba muri show nini ari tuzokora ejo. Barahari, twamaze no gusinyana amakontra nabo, turakorana neza, nubwo hari utuntu twabaye natwe tudakontrola, ariko bimeze neza, twaravuganye. Hanyuma igituma tutarakora afishe ntabwo twari bwakonfirma tuzokorera isho. Urumva twabuzakorera isho ntibyakunze last minute, sinangwa kuduhindura. Urumva n'ugukora show itariho vendi terorisa. Ubu tuvugana nimwe ba mbere tubwiye yuko ngaha n'amasaha byose so ni hano n'ubu nicyo gituma. Murakoze. Yitwa Juste Gaël, ukorera Isamirizi Buja FM n'ikinyamakuru cyitwa Mubito. Icyambere ndagoye kazi na karibu. Ni Bruce Melody yarukaga muri 2014, nibuka yari yazanywe na Super Level mu giteramo cyari cyatugarijwe. Niba yaraje gukora collabo n'umuririmbyi Sabi Satramaba, indirimbo yitwa Nigirita. Ikibazo cya mbere namo kubaza, Bruce Melody wakiriye n'umuntu baratandukanye cyane. Igitaramo cya kiriya kuri Music biba gitandukanye, apa izina ryo bajyaraduze n'ibikorwa bigaduga na Bruce Melody mu marosi tuzobona ku munsi w'ejo. Cyo ikibazo cya mbere mu cyambere nyanganire wabaje ngo Bruce Melody wo mu 2014 atandukanye he na Bruce Melody w'ubu. Baratandukanye byata n'ibiro ntibanganya imyaka experience byose. Konseri rero ya kiragiye nari muto, nari ntarasobanukirwa neza akazi nkora, wenda n'ubu sinavuga ko namenye byose, ariko byibura icyo gihe hashize imyaka 8. Urumva ko urugendo rwakomeje, nakomeje kwiga no kureba ibikenewe ku isoko, mbega narakuze muri rusange ntabitinzeho cyane. Ikindi kibazo babajije ni cyo ku kibuga cy'indege, navuze ko hari ibibazo n'abantu ariko bigomba gukemuka. Ubwo twaje koko byarakemutse, tutagiye cyane mu nzira byanyuzemo ngo bikemuke, ariko byarakemutse. Hanyuma ibisigaye bifite ababishinzwe aribo baboka nibo bari kubikurikirana. Ikindi nagira ngo mbwire abantu, nakomeje guhura n'abantu bambwira ngo pole ntabwo napfuye, nta kintu nabaye. Ibi ni ibintu bibaho, kandi kuba ngiranye kutumvikana n'umurundi umwe ntibisobanuye ko abarundi atari abantu beza. Abarundi ni abantu beza, ndabakunda kuko nabo bakunda umuziki wanjye, ntacyo mbahaye. Dufite ukundi twahuje, rero nta kintu na kimwe gishobora gutandukanya ibyo, kereka icyabizanye, kandi icyabizanye nta muntu n'umwe ukigenga. Ikindi warubajije kubivugwa ku ndirimbo Bruce
Melody tuba yashimiye yuko a grand star mvuga ati ngaba bari ngenda babarundi basabye n'abandi baza muri kigeza bagati bakora nabitwa ko ari ababitwa bakami n'abandi bitwa badafise izina nkaho ari ayo makuru yo bari yo oya agariyo kubera ko abekidumu n'umuntu wanje Big Fizzo n'umuntu wanje Safi n'umuntu wanje gukorana nabo ibyo biri hirya gato yuko nakorana n'abandi ntazi nabo tutaziranye muri make ndabiziko na umuziki mwiza abahanzi beza bashyashya bakora indirimbo nziza yewe no mu Rwanda bakazikunda abo ngabo bakeneye amahirwe cyane kurusha abakuru kuko abakuru barabakunda i Kigali na hano murabakunda murabazi byose nabashe kubibona hanyuma bo hari ibindi dupanga bitari uguperforminga gusa kuko guperforminga kuri bo ntabwo ari ikintu kidasanzwe ariko aba bakiri bato bakeneye ino platform kugira ngo babashe kugaragara wenda niba hari icyo nshobora kubafasha ku bantu baje icyo bikora uko niko bimeze hanyuma bariya bandi bo bakuru dufitanye ibindi tubanamo n'uburyo bwiza bwo kubikora harimo n'izo ndirimbo bavugaga wenda no igihe cyo kuzisohora kiba kitaragera iki gitaramo kije gufasha umuziki w'u Burundi apaye kuryoherwa n'amafaranga azongera iki gitaramo ikintu cya mbere kiri gufasha umuziki w'u Burundi bwa mbere ni igitaramo nyine umuziki no gutarama birajyana mbere na mbere tugiye gushimisha abafana bacu njyewe n'abahanzi b'abarundi tuzaririmbana bazaba ari hano tugiye kugera imbere y'amaso y'abantu dukunda tubaha umuziki mwiza hanyuma ikindi cya kabiri ni uko bisa nk'ibyunga umuziki nyarwanda n'umuziki w'abarundi kubera ko turi abantu basa nkaho tuba mu gihugu kimwe kuko tuvuga ururimi rumwe dusangira ururimi buriya ururimi ni ikintu kinini cyane ku mpande zombi kuko ushobora kumbaza gutyo nakumva ni binini cyane kuko umuntu wese wumva ikinyarwanda akwiye kumva umuziki w'umurundi umuntu wese wumva ikirundi akwiye kumva umuziki w'ikinyarwanda umunsi twagomba guhura tutabashije guhura ntabwo byakunze ko duhura kuko impamvu zitandurutseho nta kundi nari kugira kandi nizere ko mubabariye ko mwantegereje kugeza naje nta ruhare na ruke nabigizemo hanyuma ku bijyanye na mood ngenda kugira ngo mood yanjye ipfe nyine bisaba ingufu nyinshi cyane kubera ko aho nari ndi kuruhuka abantu bari kwibaza ngo kuki ntagombaga kuza ngo ndirimbe nari ndushye kuko nakoze iki nta kazi nari mfite ahantu nari ndi ikintu nakoze ni ukuryama maze kuruhuka ndaza nkora konseri hanyuma mood uko meze neza kandi cyane niteguye gukora ibyo nzi gukora imbere y'abantu bazitabira igitaramo tuzakora abakozi cyane bari ikibazo cyiza amarangamutima nyine aranga umutima umuntu wese asohora ibyo avuga kuko ariko ibyo uri gutekereza n'ibyo usohora koko bari abantu bari bababaye kandi rwose ndahumva cyane nanjye nari mbabaye ariko nanone nyuma y'uko ibyago bitugezeho nyuma y'uko dufite agahinda kenshi ubuzima burakomeza kandi ibi nari nabitangiye namaze kwaka impushya namaze gukora process nari ngeze kure iriya posta twagomba kwishyiraho umunsi basohoye ko umuhanzi wacu Ivan Buravan yitabye Imana turavuga tuti ntabwo twayisohora uyu munsi reka dusibe kugira ngo tutazana ibirori kandi hari agahinda mu bantu bukeye hitaba Imana yanga nabwo turongera turasiba twaje kuyisohora ku munsi wakurikiyeho kubera ko igihe cyari kiri kutugendana kandi n'ibi byari biri mu nshingano zacu mbisubiyemo nihanganishije umuryango wa Buravani n'uwa Yanga yewe n'uwa Meddy abantu bagiye tukibakunze kandi koko twarababaye ariko nanone ubuzima burakomeza ikindi ni uko njyewe umunsi nzapfa nimba nzaba ntangirira akazi kanjye ntihazagira umuntu usiba gukora ibyo asanzwe akora kubera ko abasigaye baba bagikeneye kubaho murakoze ko ari nziza nazakiriye urumva yari amarangamutima y'abantu kandi bababaye koko ndabumva
ndabumva kuko niba ari mu nkweto zanjye ntibumva pressure iriho, ntibumva akazi kanjye ko kwangana, ariko umubabaro wo barawumvaga neza kuko bari babuze umuntu, kandi kuko nanjye nari mbabaye. Rero biriya ntabwo mbifata nk'aho ari abantu babi, mbifata nk'aho umubabaro wabakoresheje nanjye washoboraga kunkoresha wenda gukora n'ikindi. Ndabyumva ijana ku ijana. No,